muhaye ikaze mu kiganiro ISHEJA na YAMBII podcast Nyarwanda nziza ihari ku bwawe ngo igufashe kwiyubaka mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu iterambere ryawe rya buri munsi. ISHEJA na YAMBII podcast icyo duharanira, icyo tugamije ni ugukura, no gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Njye wumva kuri mikro nitwa YAMBII Fabrice. Mu kiganiro ISHEJA na YAMBII podcast ndi kumwe na Miss ISHEJA. Miss ISHEJA, Karame. Wiriwe neza? Mwiriwe. Umeze ute? Meze neza. Namahoro? Yego. Insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi nizere ko uhari wese. Yego. Urahari wese? Uyu munsi muri ya gahunda yo kuganira ku ndangagaciro Nyarwanda, indangagaciro zitwubaka, indangagaciro zikomeye zirushaho kutugira abantu bakomeye kandi b'umumaro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndangagaciro ikaba n'umuco ukomeye cyane wo kwihesha agaciro. Ubundi mu busanzwe muri sosiyete tuzi ko nta muntu udafite agaciro. Urwego waba uriho urwo ari rwo rwose uba ufite agaciro kangana n'uwuriwe. Tugiye kugaruka ku muco wo kwihesha agaciro. Dusobanukirwe uwo muco wariwo, dusobanukirwe akamaro ko kuba ufite uwo muco mu buzima bwawe bwa buri munsi, dusobanukirwe ingaruka zo kutagira uwo muco mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse no mu iterambere ryawe rya buri munsi. Miss ISHEJA, Karame. Mbere na mbere ubundi wowe umuco wo kwihesha agaciro urawumva uti? Mwakoze. Mbanje gusoza abantu badukurikiye, igihe wumva nitwa Miss ISHEJA mfatanyije na YAMBII Fabrice. Umuco wo kwihesha agaciro ni umuco dukeneye twese. Umuco wo kwihesha agaciro ngenda wumva cyane kuko agaciro karakenewe, kiyongera kuko abantu dufite. Birumvikana cyane. Miss ISHEJA aragira ati ku gaciro umuntu avuka afite nk'umuntu nyirizina, hari akandi gaciro aba akeneye kugira ngo muri sosiyete tugire uburyo tumwubahamo, tugire uburyo tumutwaramo, tugire n'uburyo tumufata. Hari ukuntu abantu bashaka kuvuka bose nta kintu bafite kijyanye n'agaciro cyangwa se n'icyubahiro. Rero njye ntekereza ko kandi ni nako mbyemera, umuntu niwe wiha agaciro. Umuntu niwe wiha agaciro binyuze mu ki? Binyuze mu buryo yitwaramo, mu bikorwa akora bya buri munsi ndetse n'amagambo avuga we ubwe. Buriya hari ijambo ushobora kuvuga bigatuma turushaho kukubaha, hari ibikorwa ushobora gukora bigatuma turushaho kukubaha, yewe hari n'ibindi bintu ushobora gutekereza ukabitwereka tukarushaho kukubaha. Tugiye gusobanukirwa akamaro ko kugira uyu muco wo kwihesha agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no mu iterambere ryawe rya buri munsi. Niwihesha agaciro abantu bazakubaha mbere na mbere. Niwihesha agaciro icyizere cyawe, self confidence kiziyongera. Kandi twamaze gusobanukirwa yuko umuntu wifitiye icyizere agera kure, abasha gukora ibintu byinshi, aratinyuka, aba umuntu w'umumaro, aba umunyamwete, mbese agira ibintu byinshi ageraho kandi akaba umuntu w'umumaro mu muryango nyarwanda. Birumvikana cyane yuko kugira uyu muco wo kwihesha agaciro ari ikintu cy'ingenzi cyane, yaba mu gutuma abantu bakubaha, tukanakwigiraho, ukaba umuntu w'intangarugero, ukatwubaka. Yego. Ikindi kintu mbabwira, hari ukuntu usanga nk'ahantu dutuye tugira ingo tugendamo ibyo dukeneyemo, ariko ukaba uzi neza ko urwo rugo amasaha runaka udashobora kuhakomanga. Nyir'urugo yatashye, ntabwo ubu najya gukomanga ngo bikunde, ibyo nkeneye sinabibona. Aho hantu ukaba ubizi neza ko hari icyubero cyaho, hari umva, ukabuza amasaha ugomba kuhagendera. Nunahinjira uburyo uri bwitwaremo, ibyo uri buvuge, ibyo uri bukore, ukaba ubizi ko biri ku murongo. Hanyuma rero muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibibi noneho byo kutagira uyu muco. Ubundi iyo twiga ikintu kugira ngo tucyumve neza, tugisobanukirwe neza cyane kurutaho, tubanze gusobanukirwa icyo kintu, tukareba ibyiza byacyo, ubundi tukumva n'ingaruka z'icyo kintu ku buzima bwacu
ndetse no ku iterambere ryacu rya buri munsi. Ingaruka zo kutihesha agaciro, mbere na mbere ubundi wohora byumva uti? Murakoze. Umuco wo kwihesha agaciro iyo utawufite ingaruka ziba ari nyinshi. Ikintu cya mbere nta ruvugiro uba ufite muri sosiyete. Nta muntu ushobora kubona nyine yumva hari ikintu asabwa kuri wowe. Niyo uvuze mu bantu ibintu byawe baba bumva rwose nta nama ihari, nta kintu kimwe gihari kizima. Iyo nta cyubahiro ufite no muri famiye birahagera, noneho abana bo bikabasenya cyane, ku buryo ushobora kubwira ikintu umwana akagusubiza ijambo ukibaza niba uri papa mu rugo bikakuyobera. Twubake icyubahiro, agaciro mu bantu bo hanze, mu rugo, mu bana bacu. Hahandi uhura n'umwana wo hanze nyine ukabibona ko nta burere afite, biba biva ku babyeyi abana nabo, kubera ko nta gitinyiro wabubatseho, nta burere wabahaye, nta cyubahiro ufite wowe hanze no mu rugo rwawe. Iyo wihesha agaciro burya hari n'akantu k'igitinyiro kiyongera kuri wowe. Abantu baragutinya bakakubonamo umuntu ufite ikintu avuze amaze. Ubundi icyubahiro cyangwa agaciro ni ukuba ufite igitinyiro muri rubanda. Hari ibintu batinya kuba bakora imbere yawe yajya kuvuga akabanza akatekereza ku magambo agiye kukubwira n'uburyo araba ameze yahagaze. Ako ni agaciro, nicyo cyubahiro. Akavuga ati ndamutse mvuze iki kintu ntabwo nazongera gutambuka imbere ye cyangwa ngira ikindi kintu mubaza. Nuko bimeze. Kutihesha agaciro ni umuco mubi, ni umuco uzagusenya, ukagusenyera icyizere, ukagusenyera amahirwe, ukagusenyera n'ubuzima muri rusange. Kera nyiga muri primaire ndabyibuka twendaga gukora icya leta. Hari umwarimu wajyaga atwigisha ariko akunda kuduhatira ibintu by'itorero, ibintu byo kugira indangagaciro, ibintu byo kugira kirazira, yarabiduhatiraga cyane. Akaba ari wa muntu ushaka ngo ebana tubeho nk'intore, tube tuza karasisi. Twamwitaga profe, yari umwarimu wabaga ebana waramubonaga ukabona afite gahunda, ku buryo n'ikintu yakubwiraga yarakikumvishaga mpaka kikwinjiyemo ukacyumva ukagisobanukirwa. Ubwo rero twendaga gukora ikizamini cya leta, gahunda yo kudutoza nk'intore yo yarayikomeje. Ubwo rero nibwo yaje agenda azenguruka amashuri yose, twigaga mu wa gatandatu abo bazakora icya leta, aragenda duhuriza ahantu hamwe. Ati rero mwanore mwe gutya mugomba kuba intore za nyazo. Buri shuri rigomba kuvamo amasibo, buri shuri rigomba kuvamo amasibo, kandi buri sibo ikaba ifite icyivugo cyayo. Ndabyibuka nyuma y'uko amaze kuducamo amasibo yadusabye yuko duhiga icyivugo cyacu kituranga nk'ebana, ku buryo buri sibo riba rifite nyine icyivugo kiranga abo bari bo. Buri sibo yahise itangira gutegura icyivugo cyayo. Ariko mu gutegura icyivugo icyitonderwaga, mwashakaga icyivugo cyanyu ariko gishingiye ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Ubwo uri kumva ukuntu ibintu byari bimeze icyo gihe. Ndabyibuka nari mfite umushuti wanjye witwaga Amani. Ahari ndanamusuhuje kabisa, nagira amahirwe yo kumva iki kiganiro azumva aka kantu narakishimiye. Ni ukuvuga ngo umushuti wanjye yitwaga Amani. Amani hari akantu namukundiraga. Uyu mushuti wanjye hari ukuntu buri akantu ko kumenya amakuru ni sawa. Hari ukuntu yabaga azi amakuru yo mu myaka iri imbere twebwe tutaramenya ibyo ari byo. Ugasanga umwana yiga mu wa gatandatu primaire, ariko ugasanga afite ukuntu aba afite amakuru y'abantu biga mu wa mbere segonderi, ku buryo ashobora kuba yagusangiza ubuzima bwaho mutaranahagera. We yari afite ukuntu nyine acangamutse, azi utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ubwo mu gihe abandi bakiri mu bindi barimo baratinda, ati se turabigenza gute, ni gute twabikora, ubona byabacanze. Ndabihuza n'ingingo turiho, isibo yacu yari ukwihesha agaciro. Abatekereje akantu abarakaduhaye muri groupe, abarateruye agira ati kwihesha agaciro
ihesha agaciro munyarwanda kuko nawe wakaguha utakihaye. Duharanire guteza u Rwanda rwacu imbere aho nihoho. Ako kantu nagafashe mu mutwe na n'uyu munsi wa none iyo umuntu avuze ku ijambo kwihesha agaciro, ako kantu iyo nkasubiyemo numva ko ari mu butumwa. Ubundi ibintu tubayeho cyangwa dukora cyangwa tuvuga nitwe tubyiha, noneho rubanda rukaza rushimangira. Nawe niyo mpamvu yababwiye ngo utihaye agaciro ntawe akaguha. Yababwiye neza, yababwiye ikintu nyacyo. Uretse n'ubu ngubu uri kubivuga, n'umwana uzagukomokaho cyangwa uzamukomokaho mushuti wawe, icyo kintu azagikenera kandi kimwubake cyane. Yakoze neza. Amani, turagushimiye cyane. Iki kiganiro n'ucyumva wumve ko wakoze neza. Yitwa Amani Jean Bosco, ndagusuhuza cyane kabisa. Warakoze kubw'akantu nakwigiyeho kwihesha agaciro. Yego, mwakoze mwebwe mudukurikiye, ndabashimiye cyane. Jye wumvaga ni Miss Isheja na Yambi Fabrice. Isheja na Yambi podcast ni ikiganiro cyiza kitwubaka, kidufasha, dukwiye gukurikirana tukanacyumva neza. Ikindi, abantu mudukurikiye, ibitekerezo byanyu niko kubahereza ibyiza mukeneye. Mugire ibihe byiza, turabakunda. Ciao ciao. Bye. Bye.